fata ingano yarangiza numara kuzifata uziseshe, fata ifarine uvangemo, fata soya uvange, yarangiza shyiramo amazi, shyiramo umunyu ku rugero runaka. Ntabwo mbona ariho nenda kwigisha guteka, ahubwo no kubereka neza ibyahuzwa, maze uyu mukene akaba abonye ibiryoherera biri mu ngano kandi bikoresha ubwenge neza, akaba abonye ingingo ngo ze gupfa zihari, we kutangira kubora uhagaze, we kubyimbagirana, yarangiza mbese ubuzima bwawe bwose bugira icyerekezo, ubukeneye amavitamine. Aya mavitamine akengo bakubwira ngo ni A, abandi ngo B, abandi C, ahandi E, D, ahandi E. Turagushimye data wa twese ukirana kuri mu ijuru, wabanye na buri wese, uracyadukundiye kubaho, izina ryawe rihimbazwe. Duha ubwenge bw'ijuru bwatuma twomatana nawe, uduhe kumva ibidukwiriye mu gihe nk'iki ngiki, ujye uduha umwete watuma tubyumva kandi tukanabikora, tubishimire izina ryawe. Amen. Uzi ibikwiriye kuri buri wese, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ka twishimire kubana namwe, kubatanze igihe, tugiye kuganirira hamwe gusa, kubungabunga ubuzima ni intego ya buri wese. Ngayo amagambo tugiye kwigana muri uyu munsi, twifuza ko buri wese yaba abariho abo bibereye ijoro, abo bibereye amanywa, abandi bakaba ari igitondo, kuko ndi kwisi Imana yayiremye. Dushimishijwe rero no kumenya nibura ko tugiye kuganirira hamwe gusa kubungabunga amagara n'ubuzima bwa n'inshingano ya buri wese. Rero kubw'ibyo muri Bibiliya iyo havuga ibintu byinshi cyane, ariko hakavuga cyane ku buzima, ku mico no ku bwenge. Ni ibintu bitatu biharanirwa buri munsi. Umuntu akwiriye kugira ubwenge, buri munsi akwiriye kugira imico myiza, buri munsi umuntu akwiriye kugira amagara mazima. Kuko biharanirwa na buri wese kandi bikenewe na buri wese kandi igomba kugerwaho bigwaniwe, birakwiriye ko abantu bose bajya biyumvisha ko byanze bikunze, bikwiriye ko buri wese atabituma undi, ahubwo abyikorera ku giti cye. Ubwenge ntiwabutira, amagara mazima y'undi ntacyo yakumarira, ndetse no imico y'umuntu y'undi ntiyagutera igikundiro. Niyo mpamvu iyo twiga buri munsi, iyo twerekana buri munsi, ubwo nibwo butunzi mwene muntu agomba guharanira nta watumye. Ndagira ngo ndasubiramo, nuko bikwiriye ko umuntu wese amenya neza ko ubwenge agomba kubwishakira ku giti cye, amagara mazima akayashaka ku giti cye, imico myiza akayishaka ku giti cye. Ibyo bintu birafatanye, biri kombine. Abantu iyo ari mu ishuri batangiye kwiga mu mashuri mato, baravuga ngo umuntu afite ibice bitatu, ngo afite ngo umutwe, ngo igihimbira, ngo n'amaguru. Iyo ukiri aho uribwira ngo umuntu agizwe n'ibyo gusa, ukiri mu mashuri mato. Ariko umwe umuntu apfundikiye nibura uko biri kose. Noneho ku babizi babyumva kandi babisobanukiwe, tugomba kumenya neza ko hari ingingo zikomeye zo kumenya ubwenge buboneka bigenze bite, imico myiza imaze iki, umuntu yayigera hate, amagara mazima yo biti. Tubanza kumenya amarembo magari y'indwara. Indwara zitugeraho zinyuriye he? Bitewe n'uko indwara zimwe zimunga umubiri, izindi zikamunga imico, izindi zikamunga ubwenge. Niyo mpamvu kubiharanira no kubishaka, kimwe iyo ukibonye hari igihe gitegurira n'ikindi nzira itunganye. Mu mubwiriza 7:20 ya 12, ubwenge n'ubwugamo. Sinjye ukunda kubivuga, ahubwo byaranditswe, ahubwo ni ikintu cy'ingenzi. Ubwenge n'ubwugamo. Iyo imvura iguye uri mu nzira ujya munsi y'igiti, yaba uri hanze ukajya mu nzu, yaba ukaba ushobora gufata ibyo kwiyorosa munsi y'amahema cyangwa munsi y'imitaka, ubwo ni cyo ubwenge bumariye ubu ufite, nabwo n'ubwugamo. Iyo hagize ibibazo biza, iyo haje kudamarara, iyo haje inzara, iyo haje ingorane, iyo haje inkomyi, iyo haje ibigaragazo, birabirinduka, yarangiza umuntu uzi ubwenge akajya munsi y'ubwenge, maze ubwenge bukamwereka icyo akwiriye gukora. Noneho burya ubwenge koko ni ubwugamo, ngo nk'uko ubutunzi nabwo ari ubwugamo. Ubutunzi nabwo ni ubwugamo, ariko hari abo iyo udafite ubwenge ukagira ubutunzi, bwa butunzi burakwangiriza. Niyo mpamvu mbere y'uko ugira ubutunzi, cyangwa nawe usanzwe ubufite, ari umurage w'ababyeyi, ari byo wasanze, ari byo wabonye utaruhiye, ari byo wahawe n'inshuti, iyo ubanza unagire n'ubwenge niho byakugirira akamaro. Ariko akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite.
amarembo ngiye kuvugaho gato cyane, ndagira ngo ndavuga kuri bike. Imirire mibi cyangwa idashyitse ishobora gutera indwara. Imico mibi yawe cyangwa iy'abo mubana yagutera indwara. Umwanda ku mubiri cyangwa imuhira byagutera indwara. Amahoro make mu muryango no mu kazi byagutera indwara. 5, indwara z'ubumuga n'iz'ubugoryi nazo zibaho. Yarangiza umuntu akandurira ku bamubyaye, akahandurira ubumuga cyangwa akarwara iziterwa n'ubugoryi, nazo zibaho. Aya marembo rero agera muri 5 twashatse kugira icyo tuvugaho, ni ukugira ngo tugire ubwenge. Mu migani ntabwo hagarukiraho gusa, ahubwo mu migani hari ukuntu hajya hagenda hatwigisha ibintu byinshi, bakakwereka neza ko hari ibyo ugomba kuzirikana. Mu migani igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 7, ntiwishingikirize ku bwenge bwawe, uyubahe Uwiteka kandi uve mu byaho. Nawe utwumva, uretse kuba amashuri wize wisa n'uyarambitseho gato cyane, wumve n'ibyo abandi batekereje, yarangiza umenye n'ibyo abandi bamenye, ukore n'ibyo abandi bakoze bikabahira, ureke n'ibyo abandi baretse bagahirwa n'ubundi, yarangiza we kujya wirata ubwenge bwawe. Impamvu ntiwishime ubwenge bwawe, uyubahe Uwiteka kandi uve mu byaha. Impamvu ubwenge bwawe butari kumwe n'Imana ntabwo aba ari ubwenge. Umurongo wa 8, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Umubiri ujya ugira ubutaraga, ukagira abasirikari, ariko n'imisokoro ikaboneka mu magufa. Ibyo bintu ko ari bibiri n'ibintu bikomeye, imisokoro n'ubutaraga. Iyo bihari, umuntu asa n'ufite ikigega kinini cyane cy'ubuzima, kugira ngo nibura, kuko iremwa ry'amaraso riba rishingiye ku misokoro, n'iremwa ry'abasirikari riba rishingiye ku butaraga. Niyo mpamvu ibyo bintu byombi bizirikanwa, kugira ngo umuntu amenye neza. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ubwo uzagira abasirikari n'imisokoro mu magufa yawe. Ubwo bivuze ngo imbuto z'igikuriro cy'amagufa, iremwa ry'amaraso, byose bishingiye ku musokoro. Rero ku bw'ibyo niyo mpamvu hari igihe abantu barya ibyo kurya ariko bagahura n'irembo ridashyitse ryo imirire yabo. Mvuze wenda hari mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, dufite intego twahawe n'ubutumwa bwiza, kandi bigaragara neza ko dukwiriye kuzirikana no guha agaciro, kuko ntabwo turiho mu buryo burangaye. Ndasoma muri aya magambo, ni paje n'isubiye 403 ku bafite igitabo cy'Inama ku mirire. Haranditse hagira hati isubiye 401, haranditse ngo tous les membres d'église devraient développer le savoir-faire et l'esprit d'invention que le Seigneur leur a accordé. Abantu bose abagize itorero bakwiriye kugira ubumenyi buhagije, bakagira n'intekerezo zirema Imana yabihereye. Bivuga ngo umuntu wese niyamubona, mukabona umuntu amenya kubaza, mukabona umuntu amenya kubumba, akamenya ko nta wumba itafari n'intoke adafite forme, akamenya ko nta wabaza atagira urukerezo, akamenya ko nta wamanika igiti, nta washobora gutsinda atagira ishoka, cyangwa se imashini yagenewe kubitsinda no kubica. Mbese umuntu Imana yamuhaye ibyo bita esprit de création. Ni bibi cyane kubona utazi kubyaza ubwo bwonko nko Imana yaguhaye. Rero le Seigneur tient habileté et intelligence à la disposition de tous ceux qui employeront leur capacité à enseigner la façon de se servir des produits de la terre pour apprêter une nourriture simple et saine qui remplacera la viande, de telle sorte que les gens n'auront pris aucune excuse pour en consommer. Imana izatanga ubwenge n'ubuhanga, izabushyira hafi y'umuntu wese uzakoresha ubushobozi asanganywe, maze akigisha uburyo bwategura ibyo kurya byera mu butaka, maze akabitegura mu buryo bworoheje kandi bwiza, bikazasimbura ibikomoka ku nyamaswa. Ibyo byanze bikunze, Imana izashyira ubwenge n'ubushobozi hafi y'umuntu wese wumva mu bwenge bwe hari icyo yakora, kugira ngo abyaze ubutaka umusaruro. Ikijumba kirangirira mu kubika ijumba gusa, ikirayi kirangirira mu kubika ikirayi gusa, ingano ziba impeke gusa, ibigori nuko. Mbese abantu bakwiriye gutegura ibyo kurya biba byiza, icyo ni kimwe, bikaryoha, icyo ni icya kabiri, bigatera imbaraga, icyo ni icya gatatu, bikavura indwara, icyo ni icya kane, bikagarura ubwenge mu muntu, icyo ni icya gatanu, bigatuma umuntu yirinda ibiyobyabwenge, icyo ni icya gatandatu, bikarinda umuntu indwara z'ubumuga, icyo ni icya karindwi, yarangiza bigatera igikuriro, ni icya munani.
ibyo bintu Imana yateganije ko hari ubwenge n'ubuhanga izashyira imbere y'umuntu wese wumva ibyo kurya turya bikwiriye kuba byiza bikatugira akamaro, tibibora ubusa, tibipfa ubusa, tibigage kandi bikaryohera abantu hafi ya benshi. Hepfo arati ceux qui ont reçu la connaissance en ce qui concerne la préparation d'une telle nourriture ne doivent pas l'employer égoïstement. Umuntu wese wamaze kugira amahirwe yo kumenya neza uko bategura ibyo kurya byiza ntakabyikurire. Birakwiriye ko umuntu atabitunga amafaranga ahubwo n'abandi bakabimenya, kuko umuntu ushobora kumwima ibyo kurya byiza ejo yarwara n'ubundi ukamuheka, cyangwa ukazamufasha kwivuza, cyangwa ukazasiba ukareka guhinga yapfuye, cyangwa muri magufa akaba ari wowe umubera umurwaza. Niyo mpamvu ibirebana n'ubuzima bwiza ntitubigiraho ubwiko, kuko amahirwe y'umwe na ya benshi. Ils doivent venir en aide à leurs frères qui sont pauvres. Bagomba kujya baza bagafasha bene se b'abakene et devenir producteurs aussi bien que consommateurs. Bagafatanya kubibona cyangwa se kubitegura yarangiza kandi bakabikoresha. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya. C'est la volonté de Dieu que des produits de régime soient fabriqués en beaucoup d'endroits. Ni ubushake bw'Imana ko ibyo kurya bitegurwa ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo abatagira imyumbati bakayibona, abatagira ibigori bikabageraho, abatagira ingano zikazibageraho. Hari uburyo bwo gutegura ibyo bintu bitahinzwe biteza iwacu, tudahinga tutanamenyereye, ariko Imana ishaka ko bigera iwacu. Ku cyatumye yabiremeye inyoko muntu. Burya ukurusha kurya neza akurusha no kumera neza, akakurusha ubwenge bwiza, akakurusha ubuzima bwiza, akakurusha imigambi myiza, akakurusha igenamigambi rihanitse. Uko umuntu arushaho kurya nabi niko n'ubwenge bukora icyo bita kudidimia mu Giswahili, bukadindira, bukabigikuri, bukabyira, yarangiza bitewe n'imirire mibi. Rero ceux qui acceptent la vérité doivent apprendre comment préparer ces aliments simples. Abantu bose bamaze kwemera ukuri, ni inshingano yabo kumenya gutegura ibyo kurya byoroheje. Guteka ibyo kurya neza byoroheje, ariko bikaza byujuje proteine, bikaza byujuje ibiryoherera, bikaza byujuje amavuta ahagije, bikaza bifite imyunyungugu ihagije, bikaza bifite amavitamine, kandi umubiri bagasanga wari ufite amazi. Ibyo mvuze nugira ngo proteine zubaka umubiri, ibiryohera biwutera imbaraga, amavuta awushyushye, amavitamine awubesheho, imyunyungugu iwukoreshe. Ibyo nuvuga ngo ntabwo ari upfa kurya, maze amazi awoze. Uyu mubiri wacu ukeneye ibyo ngibyo buri munsi, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva uburyo bwo gutegura ibyo kurya byoroheje. Ni ukugira ngo utegure ibyo kurya ariko abantu basangemo proteine, ni ukugira ngo utegure ibyo kurya ariko basange harimo ibiryoherera, ni ukugira ngo utegure ibyo kurya basange harimo amavuta, utegura ibyo kurya basange harimo amavitamine, bategura ibyo kurya basange harimo imyunyungugu, kandi mu mubiri bisangwe ko wari usanzwe ufite amazi. Ubwo ni uburyo ubuzi gutegura ibyo kurya byoroheje nuko agomba kubimenya. Ibyo byo kurya bifite proteine byaba bimaze iki? Kugira ngo nibura buri wese ajye agerageza kumva, ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kuvuga gusa no gupfa gusa n'abantu batigihe. Ntabwo turi gutamporeza, twarakererewe, tugomba kwiga byinshi mu mwanya muto. Niyo mpamvu ugerageje gukurikirana neza ibisabwa, wasanga hari byinshi tutaramenya, turacyari kure y'ubumenyi. Niyo mpamvu akanya ubonye cyo gakoresha neza. Arakomeje hagira ati n'entre pas dans le plan de Dieu qui est pauvre et à souffrir des nécessités de la vie. Ntabwo biri muri gahunda y'Imana ko abakene baburi bikenewe mu buzima. Ntabwo biri muri gahunda y'Imana, ahubwo bakwiriye kwigishwa. Tugire duti, mubwira uti fata ingano, yarangiza numara kuzifata uziseshe, fata ifarine uvangemo, fata soya uvange, yarangiza shyiramo amazi, shyiramo umunyu ku rugero runaka. Ntabwo bunariho nenda kwigisha guteka, ahubwo no kubereka neza ibyahuzwa, maze uyu mukene akaba abonye ibiryoherera biri mu ngano kandi bikoresha ubwenge neza, akaba abonye imyunyungugu iri muri izo ngano, yarangiza akaba abonye, yarangiza umuntu akarya ijambo ngo imirire mibi cyangwa idashyitse. Iyo bavuze ngo imirire mibi, niyatetswe nabi, niyatekanwe mu mwanda, niyatetswe bikagaga,
ntiyatetswe ibishaje, ni imirire mibi. Ariko idashyitse, indyo idashyitse ni ukuvuga ngo hari abantu batungwa n'ubwoko bumwe bw'ibyo kurya, yarangiza kandi barakubwira bati ubwoko bumwe nibwo bwaba bushyitse ariko ukabuhorera buri munsi ntacyo bwaba bukumariye, uretse ibyo kurya bibiri byavuzwe, inyanya n'ingano. Ibintu bifitanye isano nabyo bigomba guherekezwa, ariko bibaye buri munsi ntacyo byatwara ubuzima bw'umuntu. Yarangiza ntabwo umubiri wabirambirwa ngo buri icyo ubikoresha ngo ubisitoke gusa. Yarangiza ni ibi byo kurya byiza bikwiranye buri munsi, cyane cyane ko kimwe gikoresha ubushake cyane, ikindi kigakoresha ubushobozi fakirite. Noneho urumva kimwe gikora muri volonté, ikindi gakora muri fakirite. Urebye mu muntu, mu buzima bw'umuntu ntahashingiye. Noneho kubw'ibyo bikaba rero umuntu akwiriye kurya ibyo kurya bifite poroteyine, bikamwubakira umubiri, bikawusanura, bikarema amaraso, bikarema imisemburo ngengamubiri, ibyo bita hormone, yarangiza bikakuremera abasirikari, yarangiza ni ibintu 14 poroteyine gukorera. Noneho nyuma ukaba ukeneye n'ibiryoherera, ibitera imbaraga, bigakoresha ubwonko kandi bigatuma ingingo zikorana. Byo mvuze ni ibinyita, ntabwo ari ingingo zibyo bita organe, ahubwo ni parti byitwa amaguru, amaboko, umugongo, ibirenge, kugira ngo bikorane biba bikeneye ibyo bintu biryoherera, bigira imbaraga, mbese umuntu yumva ko afite force. Noneho gatatu, umuntu aba akeneye n'amavuta. Amavuta ntabwo ari kuryoshya ibyo kurya, si n'ubwisho bwo batazi guteka ngo wumve ko byanze bikunze biruryoha ari uko batekesha amavuta. Ahubwo amavuta ni ibyo kurya bishobora gushyirwamo utanakaranze, ushatse washyira no mu kindi kintu, ukaba watetse ibyo kurya bitagira amavuta, ariko wagera ku meza ugakoresha ibintu bifite amavuta. Wakoresha ubunyobwa, wafata yera ugasukaho, wafata amavuta y'uhagara ugashyiraho, kandi utigeze ubijyana mu gikoni. Yarangiza ukabizana ku meza gusa. Icyo umubiri ukeneye gusa ntabwo ari uko bipiririza ku mashyiga, ahubwo icyo umubiri ukeneye ni uko biboneka mu mubiri. Niyo mpamvu biba bikenewe rero kugira ngo umubiri ushyuhe, amaraso ahorana ubushyuhe bwa temperature ye kuba variye, ahubwo ihore ifite umurongo umwe gusa hagati ya 36 n'igice kugeza 37, ibyo bita degré Celsius. Yarangiza abantu bumve ko amaraso agomba guhora ashyushye, kandi ntabwo amavuta akora gusa gushyushya amaraso, ahubwo ayo maraso atuma dushobora guhangana n'ikirere gikonja. Yarangiza ayo mavuta atuma duhangana byanze bikunze n'abana bakubagana, kugira ngo nibura amavuta batayamara. Ntibigarukira aho gusa, ahubwo amavuta aragenda no mu itumanaho mu bwonko bw'umuntu, ibyo bita myelin. Yarangiza bigatuma imitsi amakuru atagenda azimira. Yarangiza nguzagire uburondogozi, kwibagirwa kurenza urugero. Amavuta abakenewe, ariko ntakenerwa nijoro. Ubwo ndavuga nko mu birere bishyuha, ibirere biri hagati cyane, ibyo bita mbese hariho ibirere biba bishyuha cyane bigakabya, hakaba n'ibiri hagati, yarangiza hakaba n'ibikonja cyane. Iyo ibikonja cyane bihari rero ntabwo bakwamagana amavuta. Ntabwo mvuze ngo ntabwo ari imbeho, ahubwo ni ikirere gikonja. Bivuze ngo n'igihe utari kumva umuyaga ushobora kumva hari ubukonje. Yarangiza ibyo rero umuntu akeneye n'ibyo kurya bifite ibyo bita sels minéraux, ibyo bita imyunyu ngugu. Iyi myunyu ngugu ikunda gukomoka mu mbuto no mu mboga. Yarangiza ikaba ikenewe buri munsi, bitewe n'uko niyikoresha ikora icyo bita ikorera mu byo bita physiology, ni imikoranire n'imikorere y'ingingo. Noneho urugingo rugakora umurimo warwo rushinzwe, rugakorera urundi kandi rugakorana narwo. Iyi mirimo itatu, gukora k'urugingo, kumenya uko rukorera urundi, no kumenya gukorana n'urwo rundi, uko gukorana n'izindi ngingo, no kumenya rukoresha umurimo warwo rukawushobora, kandi nyuma rukamenya no gutabara urundi no kurukorera. Ubwo mbese rufite service, rukagira fonction, kandi rukagira ibyo bita mutuality. Noneho kubw'ibyo rugomba gukora umurimo warwo bwite, rugakorera urundi kandi rugakorana narwo. Ibyo bitatu bikoreshwa n'ibyo bita imyunyu ngugu. Noneho ibyo hirya hakaba amavitamine. Amavitamine harimo icyo bita V, ni ubugingo, ni ukubaho. Birasaba ko mbere y'uko umuntu abaho, ingingo ngo ze gupfa zihari, we kutangira kubora uhagaze, we kubyimbagirana. Yarangiza mbese ubuzima bwawe bwose bugira icyerekezo, ubukeneye amavitamine. Aya mavitamine akiyemo kugira ngo ni A, abandi ngo B, abandi C, ahandi D, ahandi E. Yarangiza uko bigenda bizamuka bikurikije za alphabet, inyinshi zikihisha muri yo bita B, bitewe nuko ikorera mu bwenge. Yarangiza icyo cyose kikaba gikenewe. Ari ngombwa ngo abantu b'Imana bamenye neza imirire mibi bayireke, n'idashyitse nayo bayireke, bajye barya ibyo kurya byujuje ibyangombwa. Yarangiza bitavuze ngo n'abakene ntibabibona,
kuko biroroshye nko gufata umuceri yarangiza ugashyiraho ibishyimbo yarangiza ugashyiraho imboga ugashyiraho ubunyobwa. Ubwo ufashe umuceri wawe utetse uba ubonye ibiryoherera ariko bifite poroteyine nkeya. Ugafata ibishyimbo bikaba byongereye poroteyine, ugafata imboga ukawushyizeho imyunyungugu, ugafata soya ugashyiramo cyangwa ubunyobwa ukaba wongereye amavuta n'ubundi n'indi poroteyine. Iyi repa iyi ko nyivuze ku rugero ryo gahaga waba uri indyo yuzuye ingingo n'ubwenge bitagwingira, yarangiza zose zigakora umurimo wazo neza kandi bya bindi ukeneye byose ukaba bibonye. Niyo mpamvu amavuta yaba arimo, yarangiza ibiryoherera byaba birimo, poroteyine zaba zirimo, imyunyungugu yaba irimo, amavitamine yaba arimo, ubwo icyo ubugingo bukenera buba bukibonye. Noneho kubw'ibyo kandi ibi n'umukene yabigeraho, si ngombwa ngo ubanze wagira imifuka myinshi yuzuye mu nzu, ahubwo ni utuntu duke wakoresha k'umubiri. Hari aho uba ukeneye karite kuruta kantite, noneho hakaba n'igihe bakenera karite bigakenera na kantite. Noneho byose ibi bihujwe yaba ari bone kombinezo, ariko bikagenda ku rugero rwabigenewe. Ariko uyu mwanya si uwo kwiga guteka, ahubwo ariko iyo ndyo indwara zishobora kwinjirira mu gihe imirire ari mibi cyangwa idashyitse. Aha ndatambutse ntabwo mpatindaho cyane.